naje mbazaniye ngize impundu naje mbazaniye ngize impundu naje mbazaniye zaje mu duseke no mu dukangara ngize impundu naje mbazaniye mwaramutse ndagira ngo dutangire umuhango wo gushingira abageni Ndagijimana Emmanuel Dukuze Yezu Dafros nagira cyo gutera stress nagira ngo rero dutangire kuko nari ntangiye kubivuga dutangire umuhango wo gushingira Emmanuel Dafros kuko mubizi ubundi uyu muhango mu mategeko ni ishingira rero ni amasezerano Emmanuel na Dafros bagiye kugirira imbere y'ubutegetsi bwite bwa leta bakumvikana ko bagiye kubana umugabo n'umugore bakumvikana uburyo umutungo wabo bari buwucunge bakumvikana uburyo abana babo bazabarera ibi bakabisinyira imbere y'ababyeyi imbere y'ubutegetsi bwite bwa leta bakemera ko babanye bakemera ko bagiye kubana ubuziraherezo cyangwa se kugeza igihe umwe yakwitabira Imana ishingira rero ubundi amategeko ateganya ko imbere y'uko dushingira tubanza tukaranga umukobwa tukaranga umusore igihe nibura cy'iminsi 21 iminsi 21 iteganywa n'itegeko ubwo impamvu abari kugira ngo turebe niba abo tugiye gusezeranya abo tugiye gushingira ko baba bafite ikibazo baba bafite impamvu haba hari impamvu yatuma mu by'ukuri tutabashingira muri izo mpamvu rero hariho kuba batujuje imyaka yo gushingirwa ubundi itegeko riteganya imyaka 21 ikindi rero tureba niba ya mihango yo mu rugo ya mihango yo mu miryango niba yarubahirijwe hanyuma ikindi nuko iyo turangije kubashingira iyo turangije gushingira umukobwa n'umusore itegeko riteganya ko mubamubaye urugo mubamugize urugo uvuga ko mubamubaye umuryango urugo rero rugomba kuba ari urugo rwa mwembi rugomba kuba ari urugo rw'umugabo n'umugore ntihagire icyaruhungabanya kandi hagize n'icyaruhungabanya mwembi mukagira gute mukakirwanya mugatabara urugo rwanyu mwembi umugabo niwe mutware w'urugo niwe ugomba kurutunga niwe ugomba kuruhahira byose akaba ategetswe gukunda umugore we ntabwo yemerewe guhohotera ntabwo yemerewe gukoza ku nkeke umugore we ntabwo yemerewe kudatunga urugo ibyaha byose bikomeye ntabwo ubyemerewe hanyuma umugore ategetswe kumvira kubaha umugabo we ategetse kumvira umugabo we hari ibyo rero amategeko ateganya aho yatubwira ko ubundi umugabo iyo ndavuga guhera uyu munsi iyo asezeranye n'umugore we n'umukobwa aho agomba kujya kurara aho agomba kujya gutura aho umukobwa agomba kujya gukorera aho umugore we agomba kujya gukorera agomba kuba ari kumwe n'umugabo we aho umugabo agiye gukorera agomba kuba ari kumwe n'umugore we bavandimwe rero babyeyi inshuti mwaherekeje Emmanuel na Dafros nagira ngo nanone mbabwire uburyo ni uburyo butatu ariko baraza guhitamo uburyo bumwe bashobora kuza guhitamo uburyo bari bucunge uburyo bazabandika bagasinya ko bagiye gucunga umutungo wabo iyo micungire rero y'umutungo tuyisanga mu ngingo ya mu itegeko 22 bari 99
ryo kuwa 12 kwezi kwa 11 igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda byuzuza igitabo cya mbere cy'ubwunge rw'amategeko mbonezamubano, aho ingingo ya gatatu itubwira ku bijyanye n'imicungire y'umutungo. Imicungire y'umutungo ku bashakanye. Ingingo ya gatatu ikatubwira ngo ivangamutungo rusange. Ivangamutungo rusange muri iyi ngingo basobanura ko ari amasezerano Emmanuel na Daphrose, ari amasezerano umugabo n'umugore bagirana bakumvikana ko umutungo wabo wose bawuvanze, bakumvikana ko ari umutungo wimukanwa, ari umutungo utimukanwa, bose bawuvanze bawuhuriye hamwe. Ubundi buryo bwa kabiri mushobora kuza guhitamo nabwo ni ukuvanga umutungo noneho mu buryo ivangamutungo muhahano. Ivangamutungo muhahano ni amasezerano umugabo n'umugore bagirana bakumvikana ko umutungo wabo bawuvanze, umutungo wimukanwa, umutungo utimukanwa. Ivanguramutungo risesuye, amasezerano umugabo n'umugore bagirana bakumvikana ko bagiye kubana umugabo n'umugore, ariko ko imitungo yabo igeze gute ivangu. Umugore akaba afite iye mitungo n'umugabo akaba afite iye mitungo, bakumvikana gusa uburyo bwo gucunga urugo rwabo, uburyo bwo guhahira urugo rwabo, uburyo bwo kwigisha abana babo, ariko ibyo bikaba bingana. No kuvuga ko umugabo niba atanze 50%, umugore nawe agomba gutanga 50%. Aya masezerano ishingira ubundi rirangira iyo umugabo n'umugore, iyo umuryango witabye Imana, cyangwa se umwe iyo yitabye Imana. Iyo umwe yitabye Imana, aya masezerano abagize gute arangiye. Ikindi, aya masezerano arangira ari uko umwe yaganye urukiko agatanga ikirego, yamara gutanga ikirego urukiko akaba ari rwo rusesa aya masezerano. Ibyo rero nibyo by'ingenzi naringize ngo mbabwire, ariko igikuru ni kubana neza. Igikuru ni ugukunda umugore wawe. Igikuru umugore wawe ni ukukumvira akakuba, mugafata umwanya wo kuganira, mugafata umwanya wo gukemura ibibazo by'urugo rwanyu. Icyo nicyo gikuru. Mukirinda amabwire, mukirinda ababashuka. Ndizera ko mwaje kugira ngo musezerane, inyigisho mwayumvise, iby'amategeko abategeka mwabyumvise, iby'amategeko abasaba mwabyumvise, ibyo mugomba kwirinda mwabimenye. Ibindi muzagenda mugisha inama kubo muzabona mu by'ukuri bubatse ingo zabo neza, kubo muzabona mw'ababyeyi beza, abo mushobora kubagisha inama bakabagira inama. Nagira ngo rero niba mubyemeye ko musezerana, niba mubyemeye muze muhaguruke muhagarare hariya. Harabanza Emmanuel, ukuboko kw'ibumoso gufate ibendera ry'igihugu. Iwe Ndagijimana Emmanuel, maze kumva icyo amategeko asaba abashakanye, nta gahato nemeye ko uyu Dukuzeyezu Daphrose amera umugore, tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda biteganya. Yego, Daphrose nawe ngwino hano. Njyewe Dukuzeyezu Daphrose, maze kumva icyo amategeko asaba abashakanye, nta gahato nemeye ko uyu Ndagijimana Emmanuel ambera umugabo, tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda biteganya. Njyewe Ukazambuga Gilbert, umwanditsi w'irangamimerere mu murenge wa Bugarama, maze kumva amasezerano ya Ndagijimana Emmanuel na Dukuzeyezu Daphrose bagiriye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi, nshingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko, kuva ubu nemeje ko bashingiranywe nk'uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda biteganya. Rero mbashimire
kuba mwahisemo kuza gusezeranira hano, ariko nongere mbashimire kuba mwarifashe kuko ntabwo bisanzwe muri Bugarama ho abari ibindi, ntabwo bisanzwe kubona umukobwa akura akageza imyaka 21 akihangana, umusore nuko Manuel we turanaziranye kihangana, uyu munsi ukaba ugiye kutwereka cyangwa se ukaba utweretse ko mu by'ukuri wabaye intwari, wabaye umugabo, ukaba usezeraniye imbere y'ubutegetsi bwite bwa leta. Turagushimira rero. Hanyuma turasaba ko urugo rwanyu ruzaba urugo rwiza, urugo rugendwa, abana muzabyara mwembi mukaba mutegetswe kubarera, ariko mukabyara abo mushoboye kugira gute kurera. Ahasigaye muze kugira ubukwe bwiza, tubasabira Imana kuzababa hafi, kuzaba muri kumwe muri ubu buzima bwanyu bushasha mwatangiye uyu munsi. Ahasigaye umunsi mwiza, murakoze. Uture kumutima gutuje, utembi toto kurushana batoya, wowe nyagasani yangeneye. Yego ndaje yewe buzima bwanjye, mubona wonye nawe wana nawe, ni wowe myugariro yanjye iteka, ni wowe nyagasani yangeneye. Uture kumutima gutuje, utembi toto kurushana batoya, wowe nyagasani yangeneye. Yego ndaje yewe buzima bwanjye, mubona wonye nawe wana nawe, ni wowe myugariro yanjye iteka, ni wowe nyagasani yangeneye. Gukunda kandi gukundwa kwaze, sineze kukubangikanya n'abandi, tuzabana nawe ibihe byose. Nanjye nkubwiza ko uri mwiza wanjye, sineze kukubabaza na rimwe, nzaguha
sineze kukubangikanya n'abandi tuzabana nawe ibihe byose nanjye nkubwiza ko uri mwiza wanjye sineze kukubabaza na rimwe nzaguhoza iyo warize yose sinzagukoza isoni saro ryanjye kuva kera ubwo wandemaga mana wangeneye uko ngomba kubaho n'uyu munsi nawo wari urimo wangeneye kutaba njyenyine umuzana uwo nkunda korete kuva ubu njye nawe tubaye umwe wangeneye kutaba njyenyine umuzana uwo nkunze Claude kuva ubu njye nawe tubaye umwe kuva ubu njye nawe tubaye umwe urakwiriye nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza kuko imbabazi ze zihora ku iteka ryose abacunguwe n'Uwiteka bavuge batyo abo yacunguye akabakura mu kuboko k'umwanzi akabatarura akabakura mu gihugu kibabaje mushimire Uwiteka urakwiriye 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 gushimwa urakwiriye wangiriye neza wangiriye neza haleluya yewe Yesu urakwiriye urakwiriye bazerereye mu butayu mu nzira itagira abantu ntibabona umudugudu wo kubamo bicwa n'inzara n'inyota imitima yabo igwa isari maze batakira Uwiteka bari mu byago abakiza imibabaro yabo urakwiriye shimwa wangiriye neza nari ndwaye nambaza Yesu arangiza nari mbabaye nambaza Yesu ampa umunezero ninde wundi twashima uretse Yesu urakwiriye ushima urakwiriye abashorerera mu nzira igororotse kugira ngo bagere mu mudugudu wo kubamo abo bashimira Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaza yakoreye abantu haleluya urakwiriye 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 wangiriye neza urakwiriye urakwiriye kuko wahagije imitima yacu umutima ushonje wawujuje ibyiza abandi bicaraga mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu baboheshejwe umubabaro n'ibyuma bambaje Uwiteka arabasubiza urakwiriye urakwiriye gushimwa wangiriye neza haleluya abo bashimira Uwiteka kugira neza kwe bashimira Uwiteka imirimo itangaza yakoreye abantu kuko yamenye inzugi z'imiringa akavura ibihindizo by'ibyuma
urakwiriye urakwiriye haleluya haleluya urakwiriye ninde utagushima Yesu muri iyi si ninde utagiriye neza abantu bose babagiriye neza abantu bose warabahagiye abaguhamagaye warabitabye abagushatse barakubonye urakwiriye urakwiriye kushima urakwiriye oh haleluya urakwiriye urakwiriye hey maze batakira Uwiteka bari mu makuba abakiza imibabaro yabo abakura mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu aca iminyururu yabo abo bashimira Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaza yakoreye abantu urakwiriye urakwiriye haleluya akohereza ijambo rye akabakiza indwara igihe batakiye Uwiteka bari mu byago yabakije imibabaro yabo abo bashimira Uwiteka kugira neza kwe abo bashimire Uwiteka imirimo itangaje yabakoreye nimutambe ibitambo byishimye byogeze imirimo ye muririmbire indirimbo z'ibyishimo ahera mu nzu y'Imana wese turirimbe ngo urakwiriye gushimwa mwami urakwiriye urakwiriye zamura ijwi ryawe uvuge ngo urakwiriye gushimwa komera umwami wawe mu mashyi umubwira ngo urakwiriye gushimwa haguruka hura uririmbire umwami zinira iyo Mana yawe muri uyu mwanya yibwiye ngo urakwiriye gushimwa vugiriza vuza impundu zamura ijwi tera akaruru umwami arabikwiriye gushimwa nta wundi usa nawe nta wundi usa nawe Yesu nta wundi umeze nkawe haleluya urakwiriye akadupa amaraso ye